Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, igitondo cyiza nanone cy'umugisha kuri mwe mwese muduteze amatwi kandi mwiteguye kumva ibyigisho dukomeje kubasangiza kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Imana ibaha umugisha. Nkuko ejo twabibonye, twarebye ingingo yo kuwa gatatu yari ifite umutwe ugira uti indirimbo y'umukunzi wanjye. Twasanze indirimbo Uwiteka afite ari agahinda gusa kuko abantu be banze kumva icyo Uwiteka yabashakagaho. Yarabashatse ariko banga kumva, bituma Uwiteka arira, indirimbo ye ivanze n'amarira. Kuri uyu munsi rero tugarutse ku ngingo yo kuwa kane itubwira ngo umugani wa Yesu w'uruzabibu. Umugani wa Yesu w'uruzabibu. Yemwe ndavuze nti umugani wa Yesu w'uruzabibu. Mu mugani wa nyir'uruzabibu dusanga muri Matayo 24 na 21, Yesu akomereza aho Yesaya yacumbikiye. Atanga umucyo uruseho ku mico ndetse n'ibikorwa bya nyir'uruzabibu akorera uruzabibu rwe. Yesaya hari ibyo atasobanuye neza, ariko Yesu we ageze muri Matayo 21 yujuje neza ibyo Yesaya atavuze. Ese ibyo Yesaya atavuze Yesu yivugiye ni ibihe? Ni muri Matayo 21:33 turageza ku 39. Turasoma twihuta. Umugani w'abahinzi b'imeshebuja imyaka ye. Yesu atangira avuga ati, mwumva undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitira uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Uretse iri jambo asigamo abahinzi ajya mu kindi gihugu, ariko andi magambo yose ari ruguru ni yayandi n'ubundi twasomye ku munsi w'ejo ari muri Yesaya igice cya 5 ku murongo wa 4. Ariko ahangaha Yesu we avuze ko noneho ibyo byose yarabikoze, ariko asigama abahinzi ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta abambere, nabo babagira batyo. Hanyuma batumaho umwana we ati, bazubaha umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja baravuga bati, uyu niwe mutware, ni mucyo tumwice, ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata, bamwirukana mu ruzabibu, baramwica. Mbese umugani wa Yesu w'uruzabibu usobanuye iki? Aha tubonye ko hari ibikorwa wa wundi wo muri Yesaya yakoze, ariko hari n'ibyo Yesu avuze muri Matayo 21 Yesaya atujuje neza. Cyambere nuko uyu muntu yasizemo abahinzi ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura ngo kigeze, atuma uwa mbere ngo babahe ku mbuto, ntibabaha. Ahubwo icyo bakoreye, barabafashe, barabakubita, ubundi baramwica. Nuko abandi babatera amabuye, yongera gutuma abandi, nuko nabo babagenza batyo. Birangiye atuma umwana we yakundaga w'ikinege, aravuga ati, wenda uyu nguyu we bazamwubaha. Ariko ageze ku isi, umva, baramufashe, baravuga bati, uyu nguyu we noneho ni umutware utwara abatware, ariko tumufashe tukamwica, ubwami bwe twazabwigarurira. Nshuti muvandimwe, nta kindi bakoze, baramufashe, baramukubita, ndetse bagerekaho kumwica. Bamwica ndetse urupfu rubi rwo gashinyaguro, urupfu rwo kumusaba. Uyu rero nta wundi wivugaga ni Yesu Kristo. Uwo mugabane rero wa mbere w'umugani wa Yesu
ukoresha amagambo y'indirimbo iboneka muri Yesaya 5 yerekeranye na nyir'uruzabibu ndetse n'uruzabibu rwe, maze Yesu akongeraho ko nyir'uruzabibu yasizemo abakozi akajya mu kindi gihugu cya kure, ariko nyir'uruzabibu yohereje abagaragu be inshuro 3 ngo bajye kwegeranya umusaruro. Abahinzi bari bararagijwe uruzabibu bakubise kandi bica abagaragu be. Amaherezo nyir'uruzabibu yohereje umwana we ari we Yesu Kristo avuga ati, bazubaha umwana wanjye. Ariko nawe bakimubona baravuze bati, uyu niwe wa mutware, ni mutyo tumwice ubutware bwo bwacu. Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica, nkuko twabisomye muri Matayo igice cya 21 ku murongo wa 38 kugeza kwa 39. Aya magambo twayasobanuyeho. Ni ikirere Imana yagombaga gukora itakoze. Data wa twese yaradukunze cyane ku buryo byatumye atanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana yacu rabwa icyubahiro. Iri ni isomo dusanga muri Yohana 3:16. Imana yaradukunze kugeza ubwo yemeye gutanga umwana wayo, ari we wa wundi waje akavuga ati wenda bazamwubaha, ariko byarangiye uyu mwana batamwubashye, ndetse ahubwo bageretseho kumwica, ndetse bamwica urupfu rw'agashinyaguro. Niba rero intambara ibera mu isanzure iri mu bwoko bw'intambara ivugwa hano, ntabwo iyo ntambara yagombaga gukemurwa no gukoresha imbaraga z'Imana igihe kitaragera, ahubwo byasabaga ko abantu babanza kugaragarizwa imico y'Imana. Imico y'Imana yagaragarijwe mu murimo wa Kristo nk'uko tubisoma mu Baroma 3:25 ndetse no mu Baroma 5:8. Ni ikihe kintu rero kindi twashoboraga gusaba Imana gukora kirenze kuba Imana binyuze muri Kristo yaritanze kugira ngo idupfire? Oya, nta kindi rwose. Kristo yaritanze kugira ngo apfire umunyabyaha, ndetse ubwo ni Imana ubwayo yitanze kugira ngo nge nawe twebwe abanyabyaha bari barahabye kure y'Imana, kugira ngo twongere kungwa nayo, byaciye mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso rero ya Kristo yatubereye icyungo kitwunga n'ijuru. Nshuti muvandimwe, nshuti yanjye, ayo maraso ya Yesu nta kindi dusabwa uretse gusa kuyiringira. Nukuri mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 8 ho haratubwiye ngo, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Urupfu rwa Kristo rero rwatubereye icyungo kitwunga n'Imana. Niyo mpamvu ni iki kindi rero twashoboraga gusaba Imana gukora kirenze kuba Imana binyuze muri Kristo yaritanze kugira ngo idupfire, kugira ngo ibashe kudutsindishiriza mu buryo buhuje n'ubutabera bwayo ndetse n'urukundo rwayo rukiranuka. Imana yaradutsindishirije binyuze muri Kristo Yesu. Buriya idutsindishiriza twe nta n'uruhare tubigizemo, si byose gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ni amagambo dusanga mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 21, ariko ukanisomera 20 yonyine ku murongo wa 25 n'uwa 26. Hari amagambo atubwire ngo, niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye. Imana yashyizeho Kristo kugira ngo abe impongano, ariko abere impongano umunyabyaha wizeye ayo maraso, kugira ngo yerekanire gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Imana yirengagije ibyaha twakoze mbere tutaramenya amaraso ya Kristo, ariko ibinyuza muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yihanganiye ibyaha byacu, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishirize uwizeye wese. Izina ry'Imana rishimwe. Niyo mpamvu rero ibyabereye ku musaraba bigaragaza yuko Imana yakoze ibyo yagombaga gukora byose kugira ngo ice intege ikibi kandi gikureho burundu. Umusaraba ni ikimenyetso kigaragaza gucungurwa k'umunyabyaha.
nta kindi rero Imana yakoze yagombaga gukora kirenze kuba yaremeye kwitanga ubwayo igapfira ku musaraba ikaducungura ndetse ikadutsindishiriza, ariko idakuyeho urukundo nyakuri. Mbese iyo haba hari ikindi kintu gishoboka, mbese Imana ntiyari kugihitamo mu gihe abantu bababazwa cyane mu ntambara ibera mu isanzure? Imana ubwayo niyo ibabara cyane. Iyo turebye ku musaraba dushobora kureba umubabaro ndetse n'uburibwe icyaha cyazanye ku Mana ubwayo. Nyamara umudendezo wo guhitamo ukomoka ku rukundo urera cyane ku buryo Kristo yemeye kubyihanganira mu cyimbo cyacu. Kristo yemeye kwishyiraho umutwaro wari uturemereye kugira ngo aducungure. Nshuti yanjye, amaraso ya Kristo yatubereye icyungo kitwunga n'ijuru, kandi nahanjye nawe ngo dukomeze kuyizera. Iyo dusomye amagambo ari muri Yesaya 53:4 haravuga ngo mbese nimba n'imibabaro yacu nibyo yishyizeho, kandi Kristo yihanganiye ku musaraba, ni ibyande ni iki ibi byari bikwiriye kutubwira cyerekeranye n'iby'Imana yadukoreye byose ndetse n'ikiguzi cyangwa se agakiza kayisabye? Imana nta kintu na kimwe itakoze kugira ngo icungure umunyabyaha. Niyo mpamvu njye nawe twahaye amahirwe yo kwitwa abana b'Imana tutabigizemo uruhare kandi tutabihisemo. Nshuti yanjye rero, dukwiriye kumenya ko agaciro kacu gashingiye mu maraso ya Kristo. Umurongo wa 4 wo muri Yesaya 53 uratubwira ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Imibabaro rero ya Kristo ni twebwe yasuraga, kuko ibyaha byageretswe kuri Kristo ni ibyanjye nawe. Nshuti muvandimwe, nahanjye nawe kugira ngo aya mahirwe aba yacu. Uyu munsi ndakwifuriza kuri uyu munsi wa 4 kugira ngo twongere twigwe neza uyu mugani wa Yesu n'uruzabibu rwe. Nusanga utaragizemo uruhare mu rupfu rwa Kristo, ujye ku mavu usenga usaba Imana kugira ngo yongere ikuzure bundi bushya binyuze mu maraso ya Kristo. Nshuti yanjye rero, nahanjye nawe ndakwifuriza kugira ngo uyu mugoroba